Yo nanone ni Elking Mars. Noneho ikintu ngiye kubereka ukuntu wareba video nyinshi kuri TikTok kandi nta mega ufite. Banza urebe phone yanjye witegereze urebe nta network zifunguye. Ndaje rero twisubirire inyuma banze nkwereke ukuntu wareba video kuri TikTok nta network ufite. Twagiyeyo. Winjira muri TikTok ngiye kubera nsanzwe ndiyo urabona mise mpingukayo. Kubera ko mpingutse rero muri za video zanjye dosiye uretse urebe ngira ngo urareba hejuru ko nta network mfite. Ngira ngo uri kureba. Rero nyuma yo kubona ko nta network mfite ngira ngo urareba video zo ko zihari. Ubundi hejuru bakweretse ko mfite kugenera izuba mfite video 120 wazazirangiza. Basubiye inyuma noneho abana urabona ko ndi kuzamura bikanga. Urazamura bikanga. Hariho video ebyiri zonyine n'igihe hatangira kuri TikTok. Ujya nze rero urakurura uzamura gutyo ukurura uzamura. Kano kantu bavuga ngo watch more video without internet connection. Ugahita ukoraho urabona ko mise nk'ibikariye. Bahita baguha video nyinshi. Rero ibanga ntabibira rya hariya video baguha nyinshi. Hariya ubanza kuri TikTok abanza ufite network ugenda ureba video nyinshi ugenda uzireba. Video wagiye ureberaho nizo bahita baguha noneho ziri free. Hariya zose ukazirebera ubuntu. Ngira urabona ko hariho video 120 hejuru kuri abantu handitse ngo catch video. Catch the video ni video nyine ziba zafashwe. Urabona hano amajwi ya kuri video ya 14 wakakwijana 20. Sawa nimba mwabikunze rero unkorere subscribe kuri Elking Mars ubundi dukomeze nzaze mbereka n'ukuntu bakora udufoto tw'ubwenge. Ciao.